wenda hari aho ngera akaba ari n'umuntu utankoraho, akaba atakifuza kunkoraho kubera ibintu ndimo ndakora, babona bidasanzwe kamwe gatoya ufite abazimu. Hari nk'aho nigeze kugira umwana nsohotse muri stade, muri stade muri Sport de Masse, narasohotse akana gato kamuriye ati dore umuzimu, kirukankira kuri ba mama babo, dore wa mujya mufite abazimu, karirukanka cyane karantinya. Hari n'aho ngera bakananuka, kambwira nanjye ndi muri ba bandi wenda nk'abakinnyi b'umupira bajya bagereranya ngo bajya gushaka dawa mu marimbi. Hari aho ngera bakanuka, bakambwira nabi, mfite abazimu, ariko ntabwo ari abazimu, ni ibintu ubwanjye njye bindimo gusa. Nitwa Kayiranga Patience, ndi umwana w'imfura ya mama, imyaka 19, dutuye mu karere ka Musanze, ariko navukiye mu mujyi wa Kigali. Kubyina kwanjye nyine tangiye ndi umwana ku myaka 5, nibwo utangira kwitekerezaho ubona buri kamwe kose kakuriho. Nyine ngakunda kwicara mu buryo ubona butandukanye n'abandi, wenda mu buryo bwo kwegama. Ariko nakuze nkunda n'umuziki, nkunda kubyina cyane, kuko kera kibaho yandirimbo ngo Kili Wanzenze na Lagade, nari umwana wa mbere muri quartier wari uzi kuzibyina. Kubyina narabikomeje ngeze primaire, ubwo nagiye mbona ko kubyina ariyo mpano yanjye cyane kuruta ibindi. Ngeze nko mu wa 4 primaire, gusohokera ikigo wenda nko ku munsi w'ababyeyi cyangwa ibigo byahuye bakaba wenda nko mu gihe wenda cyo kwibuka tukabyina za drama. Ubwo nagiye ngenda mbyina gutyo guhera muri primaire, ngeze muri secondaire ubwo nagiye nangira kujya mbyumva ko nabigira nk'umwuga, nabonekera akanyagikora. Ntabwo wenda abantu bajya bakunda kuvuga nkaho ngera nkabikora, bakavuga wenda afite abazimu cyangwa ni ibiyobyabwenge mba nanyweye bituma nkora nk'icyo kintu. Ariko hoya, kubera ko navutse mama nkuze ukunda wenda nko kwiga mu ntebe meze gutya, n'abashyitsi bakavuga se biriya bintu umwana wakora ni ibiki. Mama nababwiye ati nyogokuru wanjye cyangwa na mama bo bakundaga kuri umwana ava mu mugongo ukamurambura amaboko yagira nka gutya inyuma. Ubwo nagiye menyera ko kubikora gutya, ariko ibyo kuvuga ngo abazimu cyangwa hari ikindi kintu mba nishizemo, oya, nta kinini. Ni umubyeyi wanjye wabimuze kugira ngo mbashe kuba nakora biriya. Wenda hari aho ngera akaba ari n'umuntu utankoraho, akaba atakifuza kunkoraho kubera ibintu ndimo ndakora, babona bidasanzwe kamwe gatoya ufite abazimu. Hari nk'aho nigeze kugira umwana nsohotse muri stade, muri Sport de Masse, narasohotse akana gato kamuriye ati dore umuzimu, kirukankira kuri ba mama babo, dore wa mujya mufite abazimu, karirukanka cyane karantinya. Hari n'aho ngera bakananuka, bakambwira nanjye ndi muri ba bandi wenda nk'abakinnyi b'umupira bajya bagereranya ngo bajya gushaka dawa mu marimbi. Hari aho ngera bakanuka, bakambwira nabi, mfite abazimu, ariko ntabwo ari abazimu, ni ibintu ubwanjye njye bindimo gusa. Birashoboka ko umuntu yabyiga akabimenya, ariko ntabwo ashobora kubimenya nk'uko wenda nk'urugero ndiho, cyangwa nk'urugero rw'umwana muto ufite byibuze munsi y'imyaka nk'irindwi kugeza nko kuri 3. Ntabwo dushobora kubikora kimwe byiza ari mukuru wenda nkanjye, yabikora ariko hari byinshi atakora bitandukanye, kuko ntabwo yafata nk'igufa rye ngo iki cya hano akimura gishyira hano mu kwaha, ntabwo bishoboka. Byibuze washobora kumugarukira hagati, ariko ntabwo yagezaho nagera, ko n'undi yabimenya. Ababyeyi bo inama nabagira irakomeye. Ababyeyi bagira ikibazo cyo kumva umwana ngo yasohotse yagiye kubyina ukumva ni ikibazo, ukumva ngo agiye kwiga uburara, ko ntabwo kubyina ari uburara. Icyo nabasaba barekura abana babaribere. Ni byiza kwigisha umwana umuco ukamurinda kujya ahandi, ariko ababyeyi bagomba kumva ko n'umwana hari impano nyinshi aba afite, cyane cyane nk'impano yo kubyina. Abenshi njya numva bayisuzugura mu mwana wabaye ikirara, ko ntabwo aba ari ikirara. Wenda kubyina, kuba narakuze mbyina, nkaba ngeze ko ino myaka ari impano yanjye nkunda cyane, kandi cyane iyo uzi mbonye nk'umuntu umfasha hari urwego byankuraho bikangeza ahandi. Byibuze nkaba nk'abandi babyinnyi ba Les Fernando, wenda nk'aba Sibi ukuntu babyina, ubona ko ari ibintu ukora bakunze kandi bibatunze. Nanjye mbona mbonye nk'umuntu wamfasha, hari aho nava nkajya ahandi, kuko ni impano yanjye nkunda cyane. Inama nagira wenda nk'urubyiruko rugenzi rwanjye rubyina, mwirekure, mwitinyuke, utugurupe bagenda bafungura batugaragaza, mwirekure, ariko birinde kwisha ababyeyi, ko tugira ingeso yo guhisha ibyo dukunda ababyeyi tukabishyira kure yabo.
ugasanga tubikora twihishe, ariko niba ubona ari impano yawe rekura ubwire umubyeyi, kandi nzi ko byagufasha ukava mu kigare kindi kikwigisha ko wagenda nta muntu ubwiye, ariko nubwira umubyeyi wawe bizagufasha. Inama nagira wenda abandi batarajya muri groupe, barahari benshi batarajya mu magroupe, usanga nko muri famiye gusa byina mu turere two muri famiye bakabona ni byiza, ariko ku mirenge yacu tugira ama club adufasha, bakegera abantu bari mu murenge, barahari ko buri murenge ugira sare y'urubyiruko, kandi ndakeka no kubyina biba birimo, sibyo ko abenshi batabishyiramo imbaraga, ariko barahari. N'umwana ntabwo bireba kubyina, ntabwo bisaba ngo imyaka ufite, ahubwo bisaba gufungura mu mutwe ukirekura, ntutinya abandi, ubona bageze kure yawe mu kubyina. Ikintu nasaba umuntu wese uri kunkurikira aka kanya, nambonemo indi shusho nk'iyo navuze haruguru, niyo abandi njya numva bambonamo ngo mfite abazimu cyangwa ngo mba ndanyweye ibiyobyabwenge bituma mbyina bino, oya, icyo nakubwira njye ni njye, ibyo nkora n'impano yanjye, kandi nawe witinyutse wabikora. Aho wenda bambona mu shusho idasanzwe, n'abandi babona ko ibintu nkora ari byiza bintunze, niyo yakenera ko wenda najya nko muri video kumubyinira, hari byinshi bategura bisaba ko umuntu yabyina, umuntu anshaka kuri wenda yanshakira nko kuri Facebook ko nitwa Rustom Ivan, niyo nkoresha, mpita mbonaho kandi nibagiwe sibyo ko natafite n'umuterankunga, n'uwamfasha akankuraho undi akifuza ko yamfasha mu mpano yanjye, ndahari, ndaboneka kabisa, yambona bakifuza kumfasha yamfasha, ingredients zanjye ziva hamwe zijya ahandi.